Reka nguhereze ikaze kandi gusuhuze hano kuri MTV. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko mbere ko tuganira ijambo ry'Imana reka tumanze dusenge hanyuma twiragize Imana. Mana nyir'ingabo, turagushimye turaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Wakoze kurinda abanyarwanda bateze amatwi, wakoze kurinda abarundi bateze amatwi, ndetse n'abanyarwanda bari mu mpande z'isi zitandukanye bajyanywe no gushaka ubuzima. Reka ubarinde kandi ubarengere, uzabahe kuronka amahoro. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nicaye hano kuri iyi kamera, reka ntaba ari njyewe ahubwo aba ari wowe. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze mucunguzi wacu, izina ryawe rirera kandi rizahora ryera ku isi hose, amen. Reka ngusuhuze kandi nongere nguhereze ikaze, wowe munyarwanda munyarwandakazi uri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndagushuhuje, Yesu aguhezagire. Nk'uko nabivuze, nsuhuje abarundi ndetse nawe uri mu bihugu bitandukanye wumva ikinyarwanda utari umunyarwanda, ndagushuhuje. Yesu akumbera umugisha. Uyu munsi rero mbaza ngo tuje kuganira iki? Hari igihe wicara ukabona ibintu biri kubera muri iyi si bijyanye n'umurimo w'Imana, ukibaza se uyu ni umurimo w'Imana? Ndetse wafashe n'igihe urasenga utakira umurimo w'Imana ariko ubona ntabihinduka. Ndagira ngo ngutangarize ko uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryerekeye ku bantu bagaragaza ishusho yo kwera ndetse no kugaragaza ko bakorera Imana, ariko nyamara hari ikindi kintu kiba kibyihishe inyuma. Hari impamvu zishobora gutuma umuntu yerekana ko arimo akorera Imana by'ukuri, kandi mu by'ukuri wowe wareba ugasanga siko bimeze. Reka turaza kwifashisha Bibiliya mbere yuko tuganira ibintu byinshi. Hari abantu baza bagaragara ko bafite ijambo muri bo ndetse bakanarishakisha ariko kugira ngo bayobye ubwoko bw'Imana. Ariko ndagutangariza ko kuyoba kuri wowe bitagishobotse, kuko ari cyo kinzanye hano hantu, kugira ngo tuganire mbese ni iki gishobora gutuma uyoba ukayoba umugambi w'Imana kuri aya masaha. Hari abantu Bibiliya ivuga bashobora gutuma ubwoko bw'Imana buyoba. Tugiye kwifashisha muri iki kiganiro cyacu turimo tuganira, tugiye kwifashisha igitabo kiri muri Bibiliya. Ni Timoteyo wa kabiri igice cyaho cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Reka dusome ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma nakubwiye ko riri muri Timoteyo wa kabiri igice cyaho cya 3 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Haranditse ngo abafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. 6 haranditse ngo kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Hano Bibiliya iratubwiye ngo hari abantu bafite ishusho yo kwera ndetse bagaragara ko banasenga banavuga n'Imana, ariko ugasanga wajya kubagenzura ugasanga kwera nta shusho y'ubumana ibarimo, usibye ko babigaragaza. Abanyarwanda bo bajya bavuga ngo irondo ryivanze, ntabwo nzibuka neza ariko nzi ko bajya bavuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo. Ariko Bibiliya nicyo ishatse kuvuga mu kinyarwanda cyeruye. Abantu bafite ishusho yo kwera, bagaragara ko bafite ishusho yo kwera ndetse bari no kuvuga n'Imana bigaragara, ariko mu by'ukuri ntabwo batumwe n'Imana. Misiyo ntabwo ari iy'Imana ku buzima bwabo, ariko baje bavuga Imana kuko bazi ko urimo ukeneye ijambo ry'Imana kandi bakeneye ko uzi kuboho. Benshi bazakwinjiza mu ijambo ry'ibitangaza,
ariko nkwibutsa ngo Bibiliya niryo jambo rikomeye cyane rizabohora ubugingo bwawe rikabohora ibyawe byose, ndetse nkwibutsa ko Bibiliya ariyo ngo byihetse izo mpano ubona zitandukanye. Niba hari umuntu ukubesha adakoresheje ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya, menya ngo uri mu nzira y'ubuyobe. Muhanuzi, niba uri muhanura uticara ngo ufate akanya usome Bibiliya, umenye abakubanjirije basogokuruza, menya ngo uri mu gihe cy'ubuyobe, uri kuyobya ubwoko bw'Imana. Sinzi ikindi kintu mwishingikirije. Abanyarwanda mwamenyereye Imana, tugeze mu bihe byashize, uhereye mu gihumbi kimwe 1994 abantu bagiranye amasezerano n'Imana, umanutse ukazagera muri 1992 bagiranye amasezerano n'Imana, basezeranye Imana ko bazayikorera. Imana niramuka ibahaye ibihe byiza mu gihugu. Ariko ndashaka kugira ngo menye ikintu cyatinyuye abanyarwanda bagatuma bamenyera Imana kugeza iki gihe, ndetse muri bo bamenyereye Imana ntibaza amasezerano badata na basogokuruza bagiranye nayo. Babwiye Imana ko nigutabarika kuvana mu buzima bubi uzayikorera amajya n'amazi, ariko kuko ubonye igihugu gitangiye kuzana umutekano uriraye, ntabwo ugishaka kwegera mu maso h'Imana. Mu by'ukuri mu minsi yashize warasenze ubwira Imana, mwogirana amasezerano, aho wari wicaye mu ishyamba ry'inzitane, aho wari wicaye mu bibazo, ubwira Imana nzagukorera, ariko ntabwo ushaka gukorera Imana nk'uko wayibisezeranyije. Papa, mama, mushiki wanjye, nukuri amasezerano wagiranye n'Imana ashobora kurakaza Imana, nukuri ikirahira. Imana yamara kwirahira, Imana ikaguhana yihanikiye. Kuki tumenyereye Imana? Hari benshi mbona baza ku mashusho media, benshi bahagaze, sinzi uko babigenza, ariko babona sinzi bambaye ishusho yo kwera, ariko wajya kureba uko kwera ugasanga nta kwera bafite, ugasanga nta mbuto. Bibiliya iratubwira ngo bene abo ngabo mu gihe cy'imperuka hazaba habahanuzi benshi cyane, ndetse hazaba habavuga butumwa benshi. Ariko Bibiliya iratubwira ngo tuzababwirwa n'iki? Ndetse ni nacyo kibazo wibaza mu buzima bwawe, ukavuga ngo tuzababwirwa n'iki? Bibiliya iravuga ngo tuzababwirwa n'imbuto bera. Niba umuntu akubwira ngo ntukibe, ntukice, ntugasambane, ariko ugasanga ngo mwapotire harakubwiye ngo ntukibe, ntugasambane, ejo ukumvaga arasambanye. Iyo mirimo uwamutumye gusambana ibyo akora byose ni uwamutumye ibyo byose. Benshi baravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo nzahagarara ku bitugu by'umupfapfa. Twe gushukwa n'ab'isi be kuturoha. Nta hantu igihugu cyacu twaba turi kugitwara, ndetse mwebwe mwarahiriye amasezerano Imana. Abisirayeli mu gihe cyashize bicaraga ku musozi w'i Babuloni, bigeze kwicaraho, bari bafite agahinda, bari baranyazwe ibyishimo byabo, ndetse bajyaga bagira igihe cyo kuririmba bakanezerwa bakishimira Imana, ariko ngo babatwayeho iminyago, bambaza ibyishimo ngo ndetse n'inanga zabo bigeze kuzimanika. Baricara baribaza, mbese bajyaga bicara bakarota bageze i Siyoni, ariko si bigeze bagera i Siyoni, zari inzozi. Ariko ngo Uwiteka aza kubagoboka, ngo babajyanyeho iminyago batangira kujya barabashakaho ibyishimo. Inanga zabo zari zimanitse, zaramanuwe, bararirimba ngo mbese ngo n'indirimbo zabo zari zuzuye ibitabo. Bahabwa ibyiringiro byo kugera i Siyoni, ariko bageze i Siyoni batangira kwibagirwa amaso y'Uwiteka. Mbese Banyarwanda, twe ntitwarangije kwibagirwa amaso y'Uwiteka? Mbese ubona utarirengagije amaso y'Uwiteka? Oh, haleluya! Hari ibyo wasezeranyije Imana, ubwira Imana ko uzabikora, ariko ubonye ugeze mu buzima bwiza uravuga ati narashubijwe, byararangiye. Muririmbyi umwe yuzuye umwuka araririmba ngo nta kuri Imana itakuvana. Bivuze ngo nta bukene Imana itakuvanamo, ariko nta n'ahantu hejuru Imana itakuvana ngo ikwicaze hasi. Ukiri mu buzima buciriritse wari umuntu ugira impuhwe,
ariko ubonye hari ikintu umaze kugira muri weho, impuhwe zarushizeho. Nibyo abantu twarahindutse, abantu barahemuka ko bwije nuko bukeye. Ariko niki kimaze ubwoba abanyarwanda gituma bamenyereye Imana? Hari ibintu maze iminsi ndeba nshaka kugira ngo nawe urebe. Hari inyigisho ziteye muri iki gihugu cyacu, ndetse ntekereza ko abazigisha atari Imana ibatumye. Ntekereza ko bafite undi mubosi ari Satani ubatumye. Ariko kuko abanyarwanda ndatekereza niba ari ubuzima bubi, ariko ntekereza ko nta buzima bubi abanyarwanda dufite bushobora gutuma twiroha mu ngeso zishobora gutuma Imana idukururira ibyago. Niki gitumye abanyarwanda tuva ku Mana ahubwo tukayoboka inzira? Mbese ni abavugabutumwa bari gutuma tuyoboka inzira? Nibyo nakubwiye ngo ijambo ryatubwiye ngo arabafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zo kwera. Imbaraga zo kwera si uko umuntu azi kuvuga ijambo gafashwa, ahubwo ni izihe mbuto ari kukwerera kugira ngo umenye ko uwo muntu. Bibiliya tuvuga ngo uwicisha bugufi azashyirwa hejuru, ariko uwishira hejuru azamanurwa hasi. Urambwira ngo nk'abantu barimo batubwira ijambo ry'Imana, mama, bazatugeza he? Bazatugeza he niba abantu baza biyambitse ishusho yo kwera, bakaza bavuga ijambo Imana, ari nacyo mvuga ngo abanyarwanda twamenyereye Imana? Niyihe mpamvu? Berutse kubona video numva ndababaye, kandi abanyarwanda dufite umururumba mwinshi w'iby'isi. Nibyo koko turabikeneye, ariko ntabwo byakabaye bidutandukanya n'amaso y'Uwiteka. Ndetse ibyo ukeneye ntabwo byakabaye bituma ugwa mu cyaha cy'ubusambanyi, ntabwo byakabaye bituma ugwa mu cyaha cyo kwiba. Mwibutsa ngo kuba inyangamugayo cyangwa kuba umukiranutsi ntabwo bisaba kuba ukize. Uko waba umeze kose uri umukene, ushobora guhagarara ukaba inyangamugayo. Niki kitumaze ubwoba? Muri Yerusalemu mwe kera bakwiringiraga, bari mu mahoro. Tugufite ntitwigeze twifuza undi murengezi. Ese wowe ufite Imana wigeze wifuza undi murengezi? Wigeze wifuza undi murengezi ufite Imana? Nta wundi murengezi ukwiye kwifuza usibye Yesu gusa, niwe wakubatura ibyaha byawe. Birutse kumva umuvugabutumwa arimo avuga amagambo akurura abantu y'Imana, ndetse bigaragara ko ari gukora ibintu by'ibitangaza bisa, simuzi ariko naramubonye, bisa naho abwira abantu ko ari iby'Imana yamutumye. Ariko ndatangaza ko niba uri umuvugabutumwa, ibyo watuza akanwa kawe ni imitego witega ishobora kuzagutega ukisanga hasi. Ninza kuza kukabona ndaza kukabakenera, uraza kumbwira inzira turi kujyamo. Aho umuntu ahagarara akavuga ngo inzira ushaka gucamo niba ari iy'Imana ndayikwereka, niba ari iya Satani ndayikwereka. Ese umuntu azaha kujya? Tuvugisha ukuri, ngeze amahirwe ndayibonye nk'iyi video. Nk'uyu muntu bigaragara ko ari umuvugabutumwa, umunyamakuru yaramubajije aramubwira ngo niyihe mpamvu ituma uvuga ko ukorera Imana kandi utagize iki, utayemera? Mumbabariye
ntayikintu ko nabandi kuzimu iwacu ngatangira nkarya za nyama mbisi gusa bwa bwonko akaba ari bwo ndya kanywesha ya maraso ngumva nongeye kugira imbaraga nongera nkagaruka hano ku isi iyo ngeze hano ku isi rero ba bandi mu byo mpagaranye n'umuntu ukabona mutwaye ubwonko ukabona ari gusinzira ukabona yagiye ugasanga ejo no mu bintu byo mu bitaro no mu nsengero akenshi abantu b'ikuzimu nibo baba bari tubatwaje cyane. Ni ukuvuga ngo hari abantu bari mu nsengero baba bazamutse rwose bari kurwanya kwa kundi bategesa. Nawe ujya mu rusengero basenga Imana mu rusengero akenshi sinyabunda kujyayo ariko biba ngombwa naho njyayo. Kuki uvuga Imana cyane kandi utayemera waragiye kuzimu warahisemo kujya aho ngaho nyine kwa Seki? Kuvuga Imana ni ukugira abanyibonemo ibintu nakoraga byatumaga ntandukana nabo. Nuko hari abantu bakoresha ijambo. Umunyamakuru yamubajije ngo kuki uvuga Imana cyane mu kanwa kawe kandi uzi ko utayemera. Kaze mwumva uko namusobeje. Aramusubije ngo kuvuga Imana nuko abona bimutandukanya n'abantu benshi bituma abantu batamuyobora, akaba ari iyo mpamvu yifashisha ijambo ry'Imana. None murabona ibi bitugeza he nshuti bavandimwe? Mu minsi ishize mperutse kubona mu bihugu byo hanze bitandukanye nabwo harimo igikorwa cyo kurwanya ijambo ry'Imana, kandi ibintu byinshi iyo biza bihera mu bihugu byo hejuru. Bari mu gikorwa cyo guca Bibiliya yera. None niba haje abantu biyitirira ishusho yo kwera k'Uwiteka Imana, niki kitwemeza ko ibintu biri mu bihugu bitandukanye, bino bihugu bifite amafaranga, bitazagera mu Rwanda Bibiliya zera bakazica? Yenda mushobora kugira ngo ibyo mvuga ni ukubeshya. Nabwo ndakwereka video igaragaza uburyo ki mu bihugu bitandukanye byo hanze hari igikorwa cy'uko bari guca Bibiliya. Ariko mbere na mbere ndacyakwereka abantu bavuga ko bafite ishusho yo kwera. Nurangiza umbwire ahantu izi nyigisho zizatugeza. Urugero, reba nk'iyi video. Muvugabutumwa arahagaze aravuze ngo hashime Satani wagukijije umugongo, uwo muntu azakugeza. Banyarwanda mwajijutse, niba ari Satani mushaka kubona muzamubona, ntago yihishe, ntago ari kure. Kandi nzi neza ko gukorera Satani arakureshya reshya akakubeshya beshya ariko birangira kwanditse. Ese Satani nakwanika nduzakwana uzagaruka gusenga Imana utagifite pfa na ruguru? Nukuri. Noneho nawe ndebera nk'uyu muvuga butumwa, murebe ndebera umbwire ngo niki yakugezaho. Hashime Satani wagukijije umugongo. Yego nawe uvuga ngo hashime Satani wangiriye neza. Hashime Yesu, hashime Yesu watsinze. Nkuko wabibonye aravuze ngo hashimwe Satani mu iteraniro rya rubanda rugari wagukijije umugongo. Ariko ubonye ko haje undi muntu akamwibutsa akamubwira ati wakanyagwa urabeshye, ni hashimwe Yesu. Mbese nk'uyu muntu ni igiki kiba kiri mu mutima we? Mumbabarire mumbwire Abanyarwanda, tujye turaganira dushire hanze ukuri. Ni igiki kiri mu mutima we? Mbese niyo nzira twifuza nk'Abanyarwanda, twibutse aho Imana yadukuye, niyo nzira twifuza kunyuramo? Abanyarwanda ntitukirira umurimo w'Imana. Twariraye ngo twarashujwe ngo dufite umutekano, turabufite n'ibyo, ariko ntabwo biduhesha amahirwe yo kubana n'Imana. Niko kanya dufite kugira ngo tubashe kwegera imbere y'Imana.
mbese muragira ngo abafite inshingano zikomeye cyane aribo bazahaguruka baze basenge? Banyamashengesho, senga ku giti cyawe, wireba kuri uyu muntu ngo arakomeye, wireba kuri uyu muntu ngo afite amavuta, nawe amavuta urayafite, ahubwo nuko utarisobanukirwa. Imana ntabwo izihanganira abantu batuba izina ryayo, nta nubwo izigera yihanganira abantu bavuga izina ry'Imana mu binyoma. Banyarwanda, rubyiruko tungana, twaretse tukubaha Imana. Ibintu biri kubera hanze ntabwo ari ngombwa ko natwe twagendera ku mico y'ibihugu byo hanze. Icy'ingenzi ni uko twagendera ku byo twebwe twibutsa aho Imana yadukuye. Tugomba kuyiramburira amaboko tukayoba. Niba hari ikintu kimbabaza, abantu bafashe imirimo y'Imana bafata Satani bamuhereza imbaraga kurusha Imana. Ntabwo abantu bakemera ko Imana ishoboye nk'ibyo yakoraga. Ariko ijambo rimwe nkubwiye, Imana yibonye isuzuguwe cyane, ikora uburyo ki iri buze kwihesha icyubahiro. Ese wibwira ko mu gihe Imana iri kwihesha icyubahiro ni igihe uri guseka? Cya gihe ubabaye uri kuvuga ngo Mana ni wowe wenyine uhagaze ku kibazo cyanjye. Ndabizi ko nta wundi nazengurutse abapfumu, nzenguruka imbaraga zose zashobora natekerezaga ko zanyemurira ikibazo. Igihe cyose uzaba ubabaye, wabuze undi wagufasha ukabwira Imana, ukicara waryama ati Imana, wabyuka uti Imana ndabizi ko ari wowe. Nicyo gihe Imana izihisha icyubahiro, mu gihe ibona ko nta cyubahiro kiyihereza mu gihe wishimye. Niba wishimye, hereza Imana icyubahiro kugira ngo itazaguteza ibyago ngo wishimire mu byago cyangwa se uyiherere icyubahiro mu byago. Wenda twe turacyari bato, ariko nubaza abantu babonye ibintu biteye ubwoba, ibitari bikwiye kugaragara mu maso y'umunyarwanda mu gihe cyashize cy'intambara, barakubwira ko ntawe utarigeze ahamagara Imana ngo ayibwire ati Imana numfasha nkava muri ubu buzima. Ariko amasezerano bagiranye n'Imana nta n'umwe uyubahiriza, nta n'umwe ukiyibuka. Ndagira ngo wibuke amasezerano wagiranye n'Imana. Wagiranye amasezerano n'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Uwiteka Nyiringabo ishobora byose, ariko amasezerano yayatakaje. Ese ushaka ko Imana igusezeranya ibyo wayisezeranyije weho byarakunaniye? Imana ishaka abantu bari seriye, bafite ijambo, barinda iryo jambo bavuganye n'Imana. Kandi ibyo wavugaga wari uzi ngo Imana ntiyakumvaga, Imana yarakumvaga kandi yarabyanditse byose, izabikubaza uko bikurikirana. None niba dushaka kubaka u Rwanda rwacu rw'ejo, twubakire ku kintu cyitwa amasengesho. Nawe muhanuzi, uhanure ariko usomye ijambo ry'Imana, kuko ingobyi y'ubuhanuzi ni ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Kenshi impamvu uzasanga umuntu akoreye Imana ahagurutse, ariko ugasanga mu minsi mike araguye, akabura icyamuhagurutse, nuko ijambo ni rike muri we yishinze ubuhanuzi. Kandi imbere y'Imana ntabwo tuzigera tubazwa ubuhanuzi, tuzabazwa ijambo ry'Imana twamenye. Si ibyo twamenye twabibwiye abandi, ese abo twabibwiye byagize icyo bibamarira? Uyu mwanya mfashe kugira ngo tuganire, Imana iguhere umugisha nawe. None aka kanya tuvugana, ndagira ngo nkwereke ibintu birimo bibera mu bihugu byo hanze. Niki kiri kubera hanze mu minsi yashize? Nkuko nakomeje mbikubwira, nabonye video igaragaza uburyo
mu bihugu byo hanze ndetse bishobora kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu bindi bihugu. Ntekereza ko Canada yo ikiri mu bubasha bw'Imana, ariko ibihugu byaratandukiriye. Hari impaka ziri mu bihugu bitandukanye byo hanze zivuga ngo kuva uwitwa Yesu ari we bosi wacu yavuka, Bibiliya yatangiye gusa nk'inkiko, kuko uyu mugabo ni umunyembaraga kandi arahambaye. Hari ikintu nibutse impamvu uyu mugabo agwama cyane, ngo Petero, Pawulo nabwo na Sila bagiye mu gihugu kitari icyabo bajya kubwirizayo, ariko ngo inyuma yaho haza kuza umugore waraguzaga, ndetse bivuga ko yari n'umupfumu, ariko yari yarabihawe n'abandi bapfumu bamushakagaho amaronko. Ariko ngo Pawulo, ngo uwo mugore akibona Pawulo yumva muri Pawulo hari iyindi mbaraga imurimo, ndetse yajya avuga gukomera kwa Yesu. Uwo mugore ageze aho biramunanira kwihangana, aravuga ngo aba bagabo mubumve bafite amagambo yo gukiranuka, harimo akiranura ubwoko bw'Imana. Wibuke ko yari umupfumu kandi iryo jambo atarakeneye kugira ngo abantu baryumve, ariko kuko hari imbaraga za Yesu ziturutse muri Pawulo ziramufata, ndetse ngo kuko nubwo yari umupfumu yakomeje gukurikira Pawulo agira ihishurirwa, amenya ko hari undi muntu umukurikiye ufite imbaraga zidasanzwe, kandi izi mbaraga zikorana n'imbaraga z'umwijima. Pawulo amenya ko uyu muntu nta kindi kintu akeneye kubohoka. Pawulo aramureba aravuga ati, ndavuze ngo mu izina rya Yesu abadayimoni bakuvemo. Kuko ibyo byose yabikoreshwaga n'abadayimoni. Abadayimoni bagiriye reko, abadayimoni baguhanura. Ibi twigira n'abandi bantu bigira bavuga ngo ni abantu b'Imana, abadayimoni barahanura, nibo babasha kuguhanura ukamenya niba koko ukorera Imana. Usumwe abantu bagiye gusengera umuntu, uwo muntu yari yafashwe n'abadayimoni. Abadayimoni bavugira muri baravuga ngo weho ntiwasengera, wowe kwiyiriza ubusa byarakunaniye, wowe uriba. Kandi uwo muntu twamufataga nk'umunyamafoto ukomeye cyane, ariko abadayimoni baramurondora bamushyira mu karubanda, bareba umuntu bakamenya icyo ari cyo. Niba ushaka gutunga amasengesho, ugatunga imbaraga z'Imana zizagutunga aho utabona umuhanuzi, fata igihe cyawe cyo gusenga wiyiriza ubusa, wereke Imana ko n'amaraso wayimena ku bwawe, ariko kugira ngo Imana ibone ko uyikunze, we kuryarya Imana. Kenshi umuhanuzi arakubwira ngo ujya gusenga amasengesho y'ibiri, ariko we mu by'ukuri nta n'amasengesho aheruka, nta kikirimo. Ibi bintu nitubihanga amaso turatekereza ngo niki kizakurikira mu Rwanda. Abantu nibakomeza kumenyera Imana bakayiyitirira kandi bagakora imirimo yangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko bakayitirira Uwiteka, igiki kizaba, igiki kizakurikira. Bagiye gutuma bahereza Satani imbaraga kugira ngo ijambo ry'Imana rizime, ariko ntabwo rizazima. Hari abantu bafite ijambo muri bo barangije kumenya icyo bamenya, kandi batizigera bakamuka na rimwe. Bafite ijambo, ni kuduteza umuraba, ni kuduteza ibyago, ni kuduteza intambara. Mureka abashoboye kuvuga imbaraga z'Umwami Yesu bazivuge. Munyamashengesho, iki ni cyo gihe kigeze ngo wegere Imana, uhabwe imbaraga zidasanzwe. Ikizakubwira ko umuntu afite imbaraga z'Imana zidasanzwe, mushobora kwicarana mukicarana n'undi muntu
ari nk'umupfumu ariko atavuga, ariko ukabona wa mupfumu bimugizeho ingaruka kandi wowe utavuze. Muri we harimo imbaraga z'Imana. Si ngombwa kuvuga ngo mfite imbaraga z'Imana, ahubwo imbaraga z'Imana ntabwo ari umenya ngo urazifite, ahubwo abadayimoni nibo bamenya ngo ufite imbaraga z'Imana. Ndimo nsoza Banyarwanda, tugarukire Imana kandi dukorere Imana. Reka nkwereke iyi video nsoza, nkwereke ibintu biri kubera hanze. Biramutse bibereye mu Rwanda, twebwe twakicana. Iri jambo ry'Imana rifashe benshi, none ibaze hanze batangiye gukora ibikorwa byo guca Bibiliya yera. Iyo umuntu abivuga bagira ngo koko Bibiliya yera ntabwo iri gucibwa, ariko nkweretse iyi video ndimo nsoza uraza kumenya ko Bibiliya yera iri gucibwa. Kandi ikimenyimenyi ko no mu Rwanda bizageramo, ibi bihugu bifite amafaranga bishukisha ibihugu byo hasi amafaranga. Hari amafaranga bahereza abagenti babo bakaza bagakora imisiyo. Satani afite amafaranga, ariko amafaranga ye akora ibyoshya abantu. Satani aragushuka ngiba, ariko mu kanya akagushuka bakagufata bakakwanika, gatangira kuzenguruka ku ma YouTube ku ma stati. Ntabwo ari icyubahiro uri guhabwa. Umwanya urimo uhagararemo, ndagira ngo nkwibutse ko nta mwanya utakugerageza, umwanya wose waba urimo wakugerageza. None nshuti yanjye, nyuma y'uko iyi video ugiye kuyireba, uburyo barimo baca Bibiliya yera mu bihugu byo hanze, wibwira ko mu Rwanda bitazageraho? Iki ni igihe cyo gupfukama mu nyamasengesho ugasenga Imana. Niba mu Rwanda haje gahunda yo gukinga insengero bikaba bibaye inshuro ebyiri, ese izo nsengero zibayeho kubera iki? Zibayeho kubera ijambo ry'Imana, Bibiliya. None Bibiliya ntekereza ko ariyo yototerwa niba hanze batangiye kuzica. Mutunge ijambo ry'Imana muri mwe. Fata umwanya wawe usoma ijambo ry'Imana, kuko nicyo gihe. We kwigira mukuru. Bigishwa babajije Yesu baramubaza ngo mbese muri twebwe umukuru ni nde? Yesu ahageze arabasubiza ati, wibwira ko ari mukuru muri mwe cyangwa se ushaka kuba mukuru muri mwe, agira umutima w'umwana mutoya. None niba udafite umutima w'umwana muto, wibwira ko uri mukuru bihereye he? Intambara zirahari, hari abahanuzi, hari abavugabutumwa bavuye gucisha kugira ngo babone abayoboke, ariko uyu murimo si uwa so, si uwawe, si uwa mama wawe. Hari nyirawo uwurwanirira. Hari umugabo witwa Uza yarwaniriye isanduku y'Uwiteka Imana, bavuye kuyivana mu bunyagwe, akiyiramira. Ubuzimana imutsi isanduku y'Uwiteka imutsinda. Dawidi ngabibonye aravuga ngo ndinde wo gutura isanduku y'Uwiteka Imana. Dawidi akirakara ngo Imana agihita itsinda abantu 70 aho. Niba Imana yaraguhaye ijambo, ifite naho uzabikoreshereza. Niyo mpamvu ushobora kujya gucisha kugira ngo ubone ukuntu uvuga ijambo. Icyo gihe niba wacishije si ijambo ry'Imana urimo uvuga, ahubwo ni ijambo ry'uwo wagiye gucishaho. Hagarikiraho uzukorera Imana. Kandi ndabizi neza ko igihe kizagera ugasenga Imana by'ukuri. Wa mushumba we, wa muprofete we, wa muririmbyi we, n'ibiki urimo, mbese uri mu mwanya w'Imana. Kwamamara byinshi benshi, kwamamara byinshi abantu benshi cyane, kandi naho bizakugeza. Tagira ngo nibutse ijambo rimwe abahanuzi, buri muntu ahanura uko igihe cye kingana. Eliya nta kindi kintu cyatumye Imana imumenyekanisha, ni amagambo abiri yavuze mu bihe bitandukanye. Bwa mbere Eliya yaravuze ngo mpagaritse imvura.
ijambo rituma Eliya amenyekana. Imana ibonye ko Eliya atigeze amenyekana bihagije nk'uko yabishaka, imutegurira undi munsi ahura n'abahanuzi ba Bayali. Avuga ijambo rimwe gusa, aravuga ngo uyu munsi Imana bimenyekane kuri Imana ya Isirayeli. Rituma Eliya amenyekana ku isi hose. Vuga ibyo Imana yagutumye. Niba ari ijambo rimwe urivuga uko Imana yari gutumye, nta kizatuma Imana itakwamamaza. Benshi nibyo bitwishe, nibyo ntacyo bitwaye, biranakenewe, ariko binyuza mu mwanya utari wo. Ababamaye bidaciye mu buryo bw'Uwiteka Imana bizageraho birangire, basubire hasi, Imana igira bizamura. Nk'uko nabigusezeranyije nsoza, ndashaka kukwereka uburyo Bibiliya ziri gucibwa. Nk'uko wabibonye mu kiganiro, kuri titire y'ikiganiro, ni uburyo Bibiliya zigiye gucibwa, kandi natwe tuzabigiramo uruhare. Ariko ntekereza ko nizicibwa hazaza ibindi byabo byo ko umuntu avuga Yesu akabizira, ariko ntacyo bitwaye. Sawuli niwe warwanyaga ubwoko bw'Imana, ariko Imana iza kumukoresha. Kandi nizera ntashidikanya ko Imana ikunda Abanyarwanda, itagera ku rwego rw'uko Abanyarwanda Imana yatuma bacicika kuyivuga. Yakora uko ishoboye mu mugambi wayo ndetse no mu mirimo yayo, ariko Imana ikirwanirira. Mu masegonda make ndagira ngo urebe kuri tabura, ndebera uburyo barimo baca Bibiliya. Umujinya barimo baracana izi Bibiliya, uyu ni umujinya Satani afitiye abakristo, cyangwa se afitiye abantu bizera ijambo ry'Imana. Bene data, turi mu bihe bigoye, ntabwo ari ibihe byo gukina, ntabwo ari ibihe byo gukinisha. Gufata Bibiliya yera ukayitanyagurira imbere y'isi yose. Umujinya barimo baracana izi Bibiliya, uyu ni umujinya Satani afitiye abakristo, cyangwa se afitiye abantu bizera ijambo ry'Imana. Bene data, turi mu bihe bigoye, ntabwo ari ibihe byo gukina, ntabwo ari ibihe byo gukinisha. Gufata Bibiliya yera ukayitanyagurira imbere y'isi yose. Ibyanditswe bigomba gusohorwa. Banyarwanda, dukeneye ko Imana izajya ivuga, ikavuga ituzimiza, ndetse tukabana n'Imana. Tugakorera Imana. Ngayo gukorera Banyarwanda, duhagarare mu cy'Imana dushakaho. Niba ari ukuyikorera tuyikorere tubivanye ku mutima, twere kuza kwishushanya imbere y'Imana. Ngayo nguko rero, abavugabutumwa bacu, abahanuzi bacu, mugaruke mu murongo. Niba wari utadukiye umurongo w'Imana, garuka mu murongo w'Imana, Imana itaragusubizamo cyangwa ngo Imana ikwandagaze. Njye twari kumwe ni Evangelist Emmy. Yesu akomeza kumbera umugisha, kandi niwemera ugakurikiza ikibanza ugushakaho, ukagendera mu nzira y'Uwiteka, uzahabwa ingororano z'abakiranutse, kandi amarembo y'ijuru uzayinjiramo. Akizakubuza kwinjira mu marembo y'ijuru. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Abarwaye muhumure, Yesu arabavana ku gisasiro muriho. Abafite ibibazo bitandukanye muhumure, Yesu arabavana mu bibazo murimo. Abatawe n'imiryango muhumure, Yesu arabavanamo. Hanyuma Yesu akomeze kubarinda kandi abashigikire. Ikiruta ibindi byose, Yesu abashire mu mugambi weye kandi abahezagire imigisha. Abarundi ndabizi mumurikiranye, Yesu abahezagire. Mwirinde kumenyera Imana. Imana yaraguhamagaye, kora uko yaguhamagaye.
kandi nawe niba uhisemo gukorera imbaraga z'umwijima, fata umwanya wawe ukoreshereza imbaraga z'umwijima, wibeshyera Imana niba udashaka guhura n'akaga. Bana ntabwo bashaka kwerura icyo ari cyo. Arakubwira ati ndi umuganga wa gihanga, ni umupfumu akorana n'imbaraga z'umwijima, nabikubwire ntacyo wenda kumutwara. Uyobeje inama z'Imana ariko muzazibazwa. Ndakibaza ngo inyatsi iravahe? Niba inyatsi itava muri famiye yawe akaba ari gakondo igukurikiranye, irava muri abapfumu wagiyemo. Urakize ngo ugiye gushaka ngo ibintu ngo bizakurinda, ngo abantu ngo ntibazakura. Usezeranyije ko nta mbaraga y'umupfumu yakubuza kurogwa usibye imbaraga y'Imana. Rero umuririmbyi yararirimbye ngo humura woroshe uremerewe birarangiye, witinya ibikugose. Haleluya. Witinya ibikugose kuko uri kumwe n'Imana. Wowe wizera Uwiteka. Reka dusenge hanyuma dusoza ikiganiro cyacu, ariko nkubwira ngo ibuka amasezerano wagiranye n'Imana muri bwa bwihisho. Ibuka amasengesho wasenze ubwira Imana. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimye ndaguhimbaje, wakoze kubana natwe, buri muntu wese umurengere aho ari hose, umwambike imbaraga zawe n'ubudahangarwa bwawe. Mu bihe bibi Imana uzagendane nawe, uzamwohereza umwuka wawe wera, ijwi ryawe ntirikaburane nawe. Urakoze kandi ubarengere Imana, urinde imiryango yabo abari hanze nk'uko nahoze mbigusaba Mana. Abanyarwanda bene wacu ubarengere kandi ubahereze amahoro yo mu mutima, kandi ikindi Mana uzabahagarareho kugeza iteka ryose, kugeza ubwo buri wese misiyo yamutwaye azagarukira muri gakondo ye. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Reka sengere n'abanyarwanda bari mu gihugu bafite ibibazo bitandukanye, ndetse n'abashaka kugukurikira Mana, bafite imigozi ibaziritse. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Erega icyo ugambiriye ku buzima bwacu si ikibi, ahubwo ni icyiza, kugira ngo turememo imitima yacu Mana, twerede kandi duhanaguze amazi cyangwa umuriro ibyaha byacu. Ureka Mana umwuka wawe wera agenderere buri umwe muntu wese uri hano hantu ukurikije ijambo ryawe. Reka tubabarire izaha zacu uhereye nonaha. Abasambanyi ubeze ubatunganye Mana, abibye ubeze ubatunganye Mana, abafite ibyaha bitandukanye Mana bikomereye umutima wawe Mana, wongere ubagenderere mu bicuko bya nijoro. Kera ngo abakwiringiye bari mu mahoro, kandi nizeye ko abakwiringiye batajyaga bateshuka ku nshingano zawe. Urakoze uri umurengezi. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mesiya, amen. Ciao ciao, ndabakunda cyane.